yagurukije guhera mu gitondo saa 11 ku kirengarenga arasinzira. Imana itimubwira ngo bazaba abanyage abagukomokaho imyaka 400, bazababazwa n'abandi bantu babakoresha uburetwa. Sicyo cyabajyanye muri Egiputa? Uziku guhera uri umukobwa ugurutsa wirukana abadayimoni, ugukozaho umubwira utireka, uguterese akubwira iby'ubusambanyi umubwira uti mu izina rya Yesu, ukujyana mu byaha utitoka dayimoni, hanyuma ku munota wa nyuma ugiye guhabwa ingorano z'abanesheje abadayimoni bakakwambika ubusa, bagabo bakakurunguruka. Uzi kubona umukobwa wirinze yagera ku munsi avuye mu rukiko gasambana, reka burya niyo uvuye mu rukiko utarahabwa uburenganzira cyane rwose, agahita abwira umuhungu ati ndagukunda, ahubwo uwo ngo aba yaragerageje. Abandi bababirya bikiri bihama, bikiri bibisi cyane. Ntaho muzanshyira nzabivuga iteka, muzacike kuri iyo ngeso, nimwe muri gutuma Imana idakora. Bo badayimoni mwabinjije ryari ko Imana idahinduka? Niba Imana yakubwiye ko ikunda kugororoka, gororoka nayo igukorera igitangaza. Ibintu byo kugushukashuka bimeze nko kuguha ibitotsi ugasinzira ntago birimo. Bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kwimiraba biri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi Amatana nawe Yesu akagendera mu ijambo ryawe, n'amakuba n'icamugongo bije byo ntabwo bizamuhindura, kuko umutima uba ufite ibanga ryo kurindwa no kurwanirwa. Igitabo cya mbere cya Samweli 15 murongo w'10 haravuze ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kuyoboka ntasoze amategeko yanjye. Samweli abyumvishe ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka guhire, dore nashoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogera na kwinka numva bigenda biti? Sawuli aramusubiza ati bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati buretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati ivugire. Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli, Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose ba banyabyaha b'Abamaleki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo,
nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza, muzarimburwaga kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo bya terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. Imana idufashe. Dusoreze igitabo cy'ibyo ku ngoma, ingoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ni ibice n'ubundi 7 n'umurongo wa 13 bijyanye n'iyi ntego turimo, kuko iri ni ijambo rikuru rihagarariye ayandi muri iyi ntego no muri iki gihe turimo cyo gusenga. 7:13 ingoma za kabiri aravuze ngo nindamuka nyinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma tugiye kureba icyo bita ingaruka zo kutumvira. Ingaruka zo kutumvira Uwiteka. Iyi Imana ivuze ibishaka ngo uyumvire. Mbibutse ko Imana ihamagara Sawuli, mwibutse ko ari we mwami wa mbere wa Isiraheli, imuhamagara yaramubwiye ngo ubu nonaha ndaguhagurukije, kandi ntabwo nshaka gukora ibindi unyura ku ruhande cyangwa iburyo cyangwa ibumoso. Umurongo umwe nguhaye n'umwe nuwo kugenda ugahiga ababisha bitwa Abamaleki. Iramubwira ngo umugabo, umugore, umwana n'uruhinja n'uwonka utsembeho inka, utsembeho intama, utsembeho ingamiya n'indogobe. Iramubwira ngo ikintu cyose gihumeka ntikibeho. Bana burizi kuvuga, buri ikintu nyikundira irasobanura. Barya abantu bajya bakubwira warya ngo uri umukobwa ngo cyangwa uri umugore, ujye ubihorera, ntabwo baba bavuganye nayo. Imana itazi ko wabaye umugore ibaho. Iyi Imana izi gusobanura ibintu, ntabwo igishyiramo amakaraza nkatwe. Wapi ibintu by'amarangamutima ku Mana ntibibayo. Imana izi ubwenge, yikubwiye ngo nzagutabara. Hari igihe urana ikigeragezo kikakuzengeza kikakwicara ku gakanu ukumva kirenda kuguca ijosi. Imana ikakubwira ngo icyo kibazo cyawe ngihaye igihe, wowe ukagira ngo ugashaka ngo ivuge ngo ngihaye ibyumweru 2. Icyo gihe se wowe se ukuntu uteye warara utabyamamaje mu midugudu 5, ihita ikubwira ati ngihaye igihe, igahita ifungiraho. Wowe ugashaka ngo ivuge nk'abantu, ivugire mu marangamutima, ivugire mu marira warize, ahubwo no kuba yakubwiye gutyo yavuze cyane, yinjiye cyane, igahita ikubwira gutyo iti ngihaye igihe. Warangiza ukishyiriraho uti buriya ni igihe nk'ukwezi cyangwa ibyumweru, wabona bidasohoye ugatangira kugwa, gasubira inyuma ngo burase ngo niyo ngo ntabwo ariyo twavuganye, ngo menya yarambeshye. Waribeshye ahubwo wowe, kuko iminsi n'amasaha washyizeho n'ibyawe. Ariko Imana yo n'ubundi iracyafite gahunda, izi kuvuga. Iramubwira ngo guhera none ndabivuze nitwa Imana.
urimbure umareho. Sawuli ngo aragenda ajyana n'amahane. Ndabibutsa ko Sawuli ngo yajyanye amahane kugeza naho yavuze ngo abantu bose bazana inka, ngo inka zabo bazibagira aho ngaho, ngo barazibaga barazitemagura bazitemagura ku gicaniro, ngo cyari igicaniro cya mbere yubakiye Uwiteka kuva yabaho. Zitemagura ngo arangije arahira indahiro ikomeye, aravuga ngo ni ukuri ndahiye Uwiteka uhoraho utazatabarana nanjye mu rugendo rwo kujya kurimbura abamaleki. Inka ze n'indamuka n'abantu zizatemagurwe gutya n'urugo rwe rumere gutya. Ngo abantu bose bahinda imishyitsi barabate, umva Sawuli yakaniye, ntabwo turi bumukire, afite umujinya w'Imana mwinshi. Uzi ukuntu abantu bagiye bahaguruka neza, uzi ukuntu abantu bahagurutse ari abanyembaraga. Njya bwira abantu ngo kugurutsa ugasinzira bitera ibibazo. Kugurutsa igihe kirekire ugasinzira akanya gato bitera ibibazo. Aburahamu yagurukije guhera mu gitondo saa 11 ku kirengarenga arasinzira. Imana itimubwira ngo bazaba abanyage abagukomokaho imyaka 400, bazababazwa n'abandi bantu babakoresha uburetwa. Si cyo cyabajyanye muri Egiputa. Uzi guhera uri umukobwa ugurutsa wirukana abadayimoni, ugukozaho umubwira utireka, uguterese akubwira iby'ubusambanyi umubwira uti mu izina rya Yesu, ukujyana mu byaha utitoka dayimoni, hanyuma ku munota wa nyuma ugiye guhabwa ingororano z'abanesheje abadayimoni bakakwambika ubusa, bagabo bakakurunguruka. Uzi kubona umukobwa wirinze yagera ku munsi avuye mu rukiko agasambana, reka burya niyo uvuye mu rukiko ubutarahabwa uburenganzira cyane rwose, agahita abwira umuhungu ati ndagukunda, ahubwo uwo ngo aba yaragerageje. Abandi bababirya bikiri bihama, bikiri bibisi cyane. Ntaho muzanshyira nzabivuga iteka, muzakike kuri iyo ngeso, nimwe muri gutuma Imana idakora. Abo badayimoni mwabinjije ryari ko Imana idahinduka. Niba Imana yakubwiye ko ikunda kugororoka, gororoka nayo igukorera igitangaza. Ibintu rero byo kugushukashuka bimeze nko kuguha ibitotsi ugasinzira ntago birimo. Uzi kubona umuntu yarwanye intambara nziza, abana n'Imana mu bukene no mu ntambara, mu bushomeri no mu ndwara, yamara gutabarwa atangiye kurya ifi n'ifiriti agahemukira Imana, we Imana akayihemukira, agatangira kwitwara nk'abandi, agatangira kugendana n'ibikundi bivuga nabi Imana, agasebya Imana, Imana igasuzugurika. Ndashaka kukubwira iri jambo rivuga ngo Imana ntigasebe ugihari, Imana ntigasuzugurwa ugihari, Imana ntigakozwe isoni ukiriho ugihumeka. Kandi nongere nkumenere n'iri banga, uzagabanya ibintu byo kurwanisha umubiri. Ntabwo ibintu by'Imana birwanishwa umubiri. Ejo utazagenda ugahinguka mu bantu b'abapagani barimo bavuga Imana nabi, mugashwana hafi gufatana mu makushati. Ntabwo ari uko Imana ikubwiye. Niba ubonye hari ahantu Imana iri gutukwa, pfukamuririre uwo murimo, ubabazwe n'ibiri gukorwa, urebe icyo Imana irakora. Imana izi kwirwanirira. Imana Mose yarayibwiye ati bansuzuguye kugeza no ku rwego bambwiye ngo ujye nawe uzaza ubibwirira ureke jewe. Ni Mose arayibwira ati wanabaye, ati ba bantu washize imbere ngo bayobore, ati noneho bambwiye ngo sinzongere kubabwira icyo umbwiye. Ararira araboroka. Imana iramurebera amubwira ngo uzababwire nyine baze tuvugane. Uzi ko itagize imubwira icyo igiye gukora. Yaramubwiye ngo uzababwire bazamuka umusozi, bagenda biyirize iminsi 3, ku munsi wa 3 bazazamuke umusozi Sinayi baze tuvugane. Ntabwo Imana igeze imubwira ibintu izakora, reka da. Yaramubwiye gusa ngo uzababwire bazamuka. Aravuga ati buriya nyine Imana ibigize rusange, nuko Imana ikora, ntabwo ibishaka ngo umere nkaho uyihariye. Imana ntabwo ivuka mu muryango w'iwanyu, ntabwo ivuka mu batsobe aho uvuka, ntabwo ivuka mu bazigaba no mu basindi, ntabwo ivuka mu bega n'abanyiginya b'iwanyu. Wapi, ndaguhakaniye. Imana irihariye, rero tuyihereze icyubahiro. Ngo bukeye bagiye
bagenda bavuga bati tugiye kureba Imana, bikoreye bavuga ati turazamutse. Abatazajyaga basoma Bibiliya bikoreye bya Bibiliya by'imizingo bigana gutyo bati turagiye, bati tugende tubonane nayo, batazongera kutubwira, azongera kutwirataho gute. Imana irabarebera avuga ati sha uwo nahamagaye ndamusiga nkanamushingira igiti, ndaje mbereke ko ntari mugenzi wanyu, ndaje bibereke ngwitangira kumana icyo bita imirabyo bya ikubita. Abantu bati karabaye bagakuka imitima, imirabyo inkuba, imirabyo inkuba. Barangije baravuga ati turahaguye karabaye, nta uri busubire mu rugo. Bahita begera Mose bati Mose ti ijya kuza ni uko nguko ivuga. Mose ati ahubwo se hakari kaba, ti nta kiraba ahubwo biracyari mu kazi, tiyo ni imihindo ntimurabona inkuba. Atamugara ati noneho rero yibwire subiro turayibonye, ntago tuzongera kugupinga, ugize utubwire turemeye. Bahita bajyamo neza. Wasenze ukamera gutyo ukaraka Imana itabashyiramo neza, nta uzapinga, nta uzarwana, bazemera kwiri kumwe. Nuko yabemeje. Undi munsi ngo haboneka itsinda rya batatu bitwa Datani na Kora na Biramu. Barabubwira bati mva Mose, wewe wanashatse umugore w'umunyamahanga, so bukwe yitwa Yeturo turamuzi no mu Midiyani, none utuyobora ute twebwe dufite abagore b'Abayuda tutigeze tuvanga amaraso? Wowe sha baramukangara, baranamusuzugura, bamufata ijambo, agenda gusenga babaye, arayibwira ngo niba ariwe wavuganye nanjye kuri cya gihuru cyaka umuriro, ngwino usobanura ibintu byanjye, ngwino untabare. Buriya yaranavuze n'ibindi birivuga, ivuga ibisirimu, yivugira ndetse kandi igihe yayibwiye ati bari abantu uri kuvuga ngo urabagaburira inyama ntago wabashobora, ti ntibumva ntibahaga, bagira inda nini, ti niyo wabaga inka zose z'ibirarashyamba ukabaga ukaroba n'amafi yose ntibahaga. Tinga zose indogobe, ingamiya, ukabaga imvubu, ukabaga imbogo, ukabaga impara n'imparage, twa tuntu tumeze nk'uduhene twose, ati niyo watubaga ti ntago Imana timubwiza ukuri bare abantu inda bafite ntiwayihaza. Imana iravuga ati yo ikigeragezo cyakuvanyemo kwizera bingana gutyo, iramubwira ngo uyu munsi ijambo ryanjye riri bugusohorere, uri burebe ko rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Izo hene rero n'izo nka n'izo mvubu n'izo ki nta nimwe yakozeho, yahushe icyo bita inurumbutse, yazanye inkware zimeze nk'inkoko zonyine, yakoresheje ubwoko bumwe gusa bw'inyama, inkoko irabahaza ngo ariko nabo kugira ngo ibereke ko bayisuzuguye zibaca mu mazuru. Ngo nzi kuvuga, ngo nimukomeze kumbwira yo mushaka ngo bunange ngo nababwira ngo nkabumvisha. Ntago ari uko umuntu w'Imana abaho. Baraziriye zibaca mu mazuru, zibagwa nabi, ariko yakoresheje ubwoko bumwe bw'inyama. Hanyuma babahungu iramubwira ngo ugende, abakwemera bakeya cyangwa benshi ubabwire bajye ku ruhande rwawe, abandi ubihorere, ntiwiri guhangara nabo. Ngo aragenda, barabwira ati abantu munyemera mukinyemera nimujye ku ruhande. Bajya ku ruhande, haboneka bona bene Kora. Kari akantu karanyura. Bene Kora bari abana 9 banditse na Zaburi 9. Ngo baravuga bati ariko papa nubwo arwanya Mose ntiturumva Imana ivugana nawe, nta nubwo twamenye aho yamuhamagariye, ko twabonye Mose afite inkoni ikora ibitangaza, ko twabonye Mose ahamagara inda zikitaba, ko twabonye Mose atunga inkoni mu mazi agahinduka amaraso, ko yahamagaye ibikeri bikamwitaba, ko papa tarahamagara n'inyoni ngwize. Koko turamukurikira nubwo ari data, cyumenya guhitamo. Abana barahaguruka bajya ku ruhande rwa Mose, bati nago tumukurikira, papa rwose nagenda gumane na bene wabo abo ba Datani na Biramu nibagumane nawe. Ngo iteraniro nta nubwo Mose yarazi Imana iri bukore. Bari hari abavuga bati muraje murebe, tibyo mwigize ngo mujya mu mwuka, ti muraje murebe. Buriya rero abantu badafite ni kibabuza koroha, mbese ikintu kiboroshya badafite akantu k'umwuka wera kabamanura, barasakuza cyane. Ni nayo mpamvu ndi kuguhana kwirinda kuzamukana nabo ngo uguruke mu kirere oroha. Ntago ari uko intambara z'Imana zirwanywa, ibi bindi ni muri n'amakondera ntibyirukanya abamidiyani. Iki kiri kugutera kurwana ugashyiramo umubiri cyane, karwana nka wenda guhera umwuka, karwana nk'uko abapagani bapfa iyo basamba, batera imigeri makofa guhamisha ikofa asamba, nawe wajya kwivuza.
abateragira gutya ati funde kure mwabitayimoni mwe nabyo biti waradukoreye ngwino ntaho ujya turagufite gatera imigeri biti turagufite tugurusha imbaraga twarakoheje kugeza aho unanirwa no kumvira Imana yakuremya gatera imigeri bikanga bikamujyana abameze nabi. Muntu w'Imana arasamba se ko asinzira tayigendera. Hari uwo twaririmbanye ahita mfira mu ntoki, twaririmbanye indirimbo ngiye ko mbona arasetse. Umugore akajya ambwira ati ziko akize, nabwo nti narakize araruhutse. Akajya ambwira ati hoye taracyariho, ni hoye ntiyagiye. Ibimaka ngenda yosohoka ndigendera n'abana. Imana ndagushimiye kuko ntago yari amazi imisa akijwe, yari yaraguye, ariko Imana ngo yaramusezeranyije ubugingo. Kuri uwo munota wa nyuma baramamagara mbaza Imana ngo ko mbona ameze nabi, ngiye kugusaba niyongera kugaruka akava muri iyi koma agiyemo tukavugana akabasha kwatura, ndahita amenya yuko ari bupfe. Cyari ikimenyetso nasabye Imana ariko batabizi. Hanyuma aragaruka, abo bantu bariyizi bari hano bahita babimenya. Haragaruka ndamwatuza buri kimwe cyose, maze kumwatuza mitavugana baragiye tu bitashyiraho indirimbo. Ndavuga reka merekeze umugeni wa Yesu. Numva nyine ngiye muri mudu yo guherekeza umugeni, ndavuga reka muherekeze nanjye sindavanga hadatashye. Taririmba turirimba indirimbo, tugeze ku gitero cya nyuma azamura amaboko ashima Imana, aramwenyura, ahita amanuka kamera gutya hagenda we. Umugore akajya ambwira ngo ubwo arakize kubera ko asabana ari guseka. Mpita afata umunwa ndafunga nyina no ku maso gutya abaragiye. Ndisohokera ndavuga nicyo nashakaga niki, bazamamagara tujye gushyingura tujyana umubiri aho ugomba kujya, ariko ubugingo bwasubiye kuri nyirabwo. Numva ndanezerewe, ubu nanjye mubiri Imana izamembera uwo muntu uko namuherekeje neza. Namwambuye Satani, twaramurwaniye ku munota wa nyuma, akijya mujyana muri koma kugira ngo ajyane ibyo byaha. Nanjye ngasenga mbwira Imana nimugarure, niba koko atari bubeho mbanze mwatuze. Mbona Imana iramungaruriye. Cyari ikimenyetso nasabye, navuze natagaruka ndahita amenya yuko azanakira, ariko nimbona agarutse ijyambere ndakora ni ukurwana no gukiza ubugingo bwe. Wowe yurwajije umurokore umufashe iki? Swara abarokore bapfuye bakagikuzimu kubera ababarwaje. Buriya n'umuntu ubonye yakoze impanuka ikomeye mukavugana akabasha kuvuga, wimubwira ngo humura urakira, banza umwatuze umubwire ngo nubwo wakira uwibuke kuri umugenzi utunganye ubugingo, kandi ntimugahishanye. Erega inaha ntabwo tuharama iteka, tuzapfa tuzava inaha, ntabwo tuzahabiteka. Bizageraho turangire tuzamuke tujye iwacu, impande izavuga. Kandi reka nkubwire itaranavuga tuva inaha, ariko umuntu w'Imana akwiye kugira ibyiringiro. Ubutaka burasama ngo yabagiye kubona bona burasamye, bumira Kora, Datani na Biramu nabo bari kumwe nabo bose ngo bubamire, ngo burabica. Bene Kora babona ntacyo babaye. Abisirayeli bati ko Imana ivangihora abana gukiranirwa kwa base. Mose ati aba ni mubihorere, bahisemo umugabane mwiza, bamaze komoka bavuye ku gisekuru cyagomeye Imana, binjiye ku gisekuru cyanjye kubera yuko bahisemo umugabane wo kubana nanjye. Abantu bose baratangara, abantu bose baribaza. Bene Kora nabo ngo birabarenga, bibaza ibibaye. Bati koko Imana irokora bingana gutya? Ngo bahita bahimbaza we, baravuga Imana yacu ni ubuhungiro bwacu, Imana yacu ni imbaraga zacu, Imana yacu ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Baravuga ngo nicyo gituma tutazatinya, nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwa hayi igatabwa imuhengeri. Abantu bo baririmbye ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira. Iyo twibutse Siyoni, ku biti byo ku migezi yo hagati y'i Babuloni twari twaramanitseho inanga zacu, kuko batujyanyeho iminyago bajyaga badushakiraho indirimbo aho hantu, bakavuga ngo ntitubaririmbire indirimbo z'i Siyoni. Nabo baravuga ngo Yerusalemu we ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Haleluya! Imana irarokora. Ndako ngutangariza iri jambo, nukorera Imana ntabwo izemera ugwa mu gisekuru cy'iwanyu, izakwimura muri icyo gisekuru. Igisekuru baroga, igisekuru kitarama, igisekuru gikenyuka, igisekuru kitabyara, igisekuru kidatera imbere, igisekuru kitagira ubuzima, igisekuru bundi bavuga abahanga ko bari aribo bahagarariye uburyo ukuri Imana yimura umuntu muri karande y'iwabo. Bariya ngo nibo bahise babihagararira.
Imana y'isi bakura hamwe n'aba bakobwa bitwa abakobwa ba Selofehadi. Ngaba abantu Imana ubundi yanyuzemo ishaka kugaragaza ko abantu nibayumvira bakava mu byaha bakareka ingeso ziwabo, Imana izabimura ku gisekuru kiwabo no ku gicumbi babazirikiyeho, aho batanze amazina yabo, aho batanze amafoto, ko Imana izabakurayo yarangiza ikabashyira ku gisekuru cya Yesu, bagahinduka abana b'Imana, bakabarwaho umugabane w'amasezerano mashya, ntibongere kureberwa mu isura n'amateka y'aho bavukiye. Ibyabafasheho byose bikabarekura hinduka bashya bijyanye n'uko Imana ibabohoye. Imana tuyikomera amahe. Babaho kandi wabo barapfuye, baraguka kuko bumviye Mose n'Imana ye. Sawuli yanga kumva, aranga pe, Sawuli aranga. Sawuli ngo aragenda, Imana yari yamwihanagije amubwira ati dore ukura abavanaho, aburavanaho dore imibare. Ngo icyambere twarahasomye dusanga ngo umuntu wese mwiza w'igikundiro ntabwo yamukoragaho. Wate umuntu wese usa neza mwiza, ahubwo yicaga abantu badashinga. Bibiliya yabivuze. Aragenda afata abo bantu badashinga, n'ubundi bari basigaje amazuba abiri ngo bipfire, abari bo yica, n'ubundi yica bari gupfa. Abameze neza bose arabarokora, ahera no ku mwami wabo witwa Hagagi. Dore nuko nicyo kiri kutwica muri urugendo. Imana warayumvishe, yaravuze urumva, n'ibyo gushaka urabizi, n'ibyo yanga urabizi. Kigituma ugikerewe muri ayo makona. Reka nkubwire, ikorosi rikata cyane, nta muntu urikata areba hirya no hino, nta muntu ukeba gusa. Umushoferi mwiza yageze mu ikorosi rikata, acunganwa gusa na vola, agenda agarura paka akasi, ntabwo areba. Urebye hirya no hino wayirenza umuhanda. Rero hari abantu barenga umuhanda bagatabariza hirya iri, yavuganye nanjye, yari yarambwiye. None ko wakebaguje mu ikorosi, ninde wari wakubwiye ngo ukebaguse? Wajyaga he? Ninde wakujyanye muri ibyo bintu? Aha ntabwo uri bumwikirize ngo amen, ariko n'ubundi nanjye ntayo nashakaga. Aramubwira ati dore uburyo misiyo nyanjye nyishaka nuko nguko. Nawe aravuga ati sawa. Agezeyo akururwa n'ibintu. Ntundi usugira ngo Imana iguha agakiza ugira ngo yaguhaye agakiza utanezerewe utababaye? Reka da, ibintu byose waravuga ati Imana numva bari rukanyiza rukama kubatizwa nk'abo mukristo, nzajya nitwararika, nzajya nyiranuka, nzajya ntura, nzajya ndirimba, nzajya afasha abandi, nta muntu nzagira nabi. Mana we, abantu bose baje bafite iyo nzara n'inyota, ariko bageze mu gakiza baratangira bahura n'abantu basaziye mu gakiza. Bamwe bamwe imitobe yitwa ndambe wa gakiza, bamwe banywa ngo ibituma ngo za mibe zitabamerera nabi, bafite akantu ku misego, akantu k'akayoga, akantu k'akarikeri. Abantu nk'abo Mana data wa twese, abantu basaziye mu by'agakiza, bamwe bashaje batakiryoherwa. Uvugaga avuga ati suriya yavuze iki? Uvuga iby'ubugingo akumva uramubangamiye. Uhura nabo kajya ati sha byo barakubeshya sha, tiwinyweraho gake sha, ndogira ngo uzarwara za mibe n'ibisukari sha. Ariko man ngo ikiryi ari uwaremye ikiryi se n'ikiryi twubahene, twubahe ikiryi dusuzugura uwakiremye. Zubaha uwakiremye n'ikinaza zacica. Ndi sukari zayinywa yewe nifitiye nk'iy'abahinzi. Yewe nipimishe baravuga ati wowe se ubundi urayinywa? Ndayinywa nyine, ndayinywa na cyane, ariko niyemeje kandi kuva kera nkizwa, maze imyaka myinshi niyemeje ko rwose sinzi inzoga kuva nabaho, ntayo nzi ikomeye niyoroshye, ntazo nzi. Tuzarebe ko iyo sukari zanyisha hitese. Kandi iyo numva nanabyibushye nangira ngewe nkazamuke. Uti uzamuka ute? Oho, Sawuli iramubwira ngo genda, ngo ararokora. Ubu abantu bafite ibintu barokoye biri gutuma umwuka w'Imana adakorera muri bo.
ararokora. Kambabwira akantu kambabaje, ararokora abagore beza, arokora intama, arokora ngo ibiduhagire ngo n'inyamibwa badi ibintu biduhagiye. Gatose ubu ngubu uyu muhungu namukatira nkamubwira yuko tutagikundana kandi ari wungurira ibishahuro byose nitera. Za makeup zose ari uzimpa. Tuse namubwira gute kandi ari uherutse kungurira iriya myenda myiza. Tuse nahakanira uyu mugabo gute kandi ari unyishyurira inzu. Harya utaramenya gusambana n'uwo mugabo wabagahute. Haguri mu nkunda ariko nayo sindi muveyo ntarabivuga. Utarasambana wakoraga iki? Yagutunze udasambana, yiteguye kugutunga wabiretse, yiteguye kugutungisha kubera ko watuye kwera kw'Imana. Tariga kwiba wakoraga ute? Wahumaka gute? Nureka ibyo bintu n'izo ngeso zawe, Imana izakoresha amaboko yayo gutungisha. Arangije ngo Imana imanukira muri Samweli iramubwira ngo misiyo Sawuli yayishe. Nicujije Imana ntikicuze ko uhari. Imana ntikicuze kuri mu murimo wayo. Imana ntikicuze ko yagucishije impanuka. Imana ntikicuze ko yaguhaye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ntikigere yicuza. Uramenye nicujije ngo araza. Abantu mwitonde bazi ubwenge. Agihinguka nkariya Sawuli yaje yiruka ngo aza kumuhobera, aramubwira ngo agira amahoro muntu w'Imana. Samweli ati yego. Ahita yitanguranwa, aramubwira ngo kakazi Imana yatwoherejemo nagakoze neza cyane. Atangira kumuha ibyubahiro no kumwicaza, dore nuko mutwica amaso. Wagera mu rugo rw'umuntu akaguha ifi n'ifiriti, ibyo gusenga ngo uhishurirwe ibiriyo ukabyibagirwa, ugahanura uti Imana iguhaye n'indi nzu n'izindi modoka nyinshi. Ati rwose abana bawe bazajya bagendera mu cyogajuru. Ntabwo muzaba hafi hangaha, muri abantu baremereye. Ugahanura, hari abo biba bikwiriye, hari nabo bidakwiriye. Wari ukwiye kubanza ukabaza Imana, ntuzana amarangamutima. Niwanga Imana uzabirya rimwe cyangwa kabiri, ariko ntabwo uzabirya inshuro zose. Nyamara buryo ugendanye nayo wabirya kenshi, kuko n'abantu b'Imana bakeneye umuntu bamakuru atariho ivumbi. Buriya bababara kuko hari igihe uhanura ibintu bikakaye, umuntu agatinya akabatiye umuntu koko, ariko hari igihe bya bintu mu bisengera bikavaho, ariko akaba yabonye ibimenyetso byabyo. Ejo mugasengera ibyiza, ntabwo Imana ivuga ibibi gusa, agahita avuga ati umukozi w'Imana n'uyu. Ahubwo noneho yafi n'ifiriti ukabirya iteka. Ariko wowe uti ninamusigira ifi n'ifiriti by'amaye, ninamusigira yuko agendeye hejuru mu kirere azakandagira ku magi ntameneke, ukamwizeza ibibaho n'ibitabaho, ukamubwira ibyo data wa twese, ukamusiga ari mu kirere, bikamutera nawe kwanga Imana. Ati Imana yarambeshye. Imana se ko yahuye n'akaryogo mu muryogo, ariko utari hariya hakurya, umuntu ufite imico mibi. Aramubwira ati narugenza urugendo neza, nabikoze neza. Umuntu w'Imana aravuga ati ntiwarugenze neza? Ndati cyane. Ukuntu abantu bakwica amaso y'umwuka. Undi aramubwira ati oya, ndumva gutama. Ko numva gutama se? Ko gutama numva nuko guhogera. Birava hehe kumbwira ko wabirimbuye byose? Ngo ahita yumva ko yamubonye. Buriya hari ahantu umuntu w'Imana agera, naho umuntu yakubeshya agakoro cyane, ukinjira mu kirere cyane. Ababyeyi b'umwana barambwiye ngo turamukohereje umuhesha umugisha, niwe mwana muzima tugira. Kuri uwo mwanya nta kintu natekereje, numvaga nyine mwana ushimwa n'ababyeyi kandi bakijijwe, ni muzima. Ariko agiye kungeraho, Imana irambwira ngo ako kana nubwo kabeshye wabo ngo karakijijwe, nagasambanyi kabwire kature. Ijwi rya Satanira, umwana iwabo bashima, buriya naba afite n'ibimenyetso bigaragaza ko asambana. Kada uko n'abantu bitakisha, kazanga ari gusunga mu nzira abwira abantu ngo ni umusore kandi ubugabo abunganya na se.
arasunga abwira abantu ngo ndi umukobwa, ngo nanjye ni umukobwa, kandi ubugore abunganya na mama we. Asunga gusa, kandi mu kanya bamubwira ati dusengere iki? Bwira Imana impa umugabo mwiza utarigeze yiyandarika, kandi wowe wariyandaritse kenshi. Imana iguha umugabo ngo mwiza ngo utariyandaritse. Abakobwa bawe bazashaka ari bazima, nta musore wabakozeho, ariko wowe wirirwa utereta uri n'umugabo. Unyumvire nawe, isi icuritse ukuntu birambabaza, kandi birabanga ibyo mushaka ko babagirira aba ari byo namwe mugirira abandi, ariko urashaka ngo ugire ibyiza abandi bana b'abandi bacira inkonda bawe bazima biga muri Harvard. Kuki uteye nabi? Biga ahantu heza, bagira uburyo bwiza, ariko abandi bo bamere nabi. Uwo ntabwo ibyo biva ku Mana. Ntabwo Imana ari uko iteye. Imana ntabwo igendera muri zo santima zawe. Aramubwira ati twagenze neza. Aramubwira ati oya gutama ndakumvishije, ngo ahita ahonga. Aramubwira ati wari uzi n'ikindi? Ati ni abantu babizanye ngo babitambire Imana. Samweli ati burya se koko byo numva ni ukuri? Noneho bibaye impamo koko wabizanye? Undi ati hiti nazanye na Gagi, ahubwo ari hano. Nazanye na Gagi umwami wabo ari hafi aha rwose, ntabwo ari kure. Mana yanjye toza nakubwira ijambo. Samweli aramubwira ngo Sawuli we, nubwo wigayaga Imana yakugize umuyobozi. Nubwo wigayaga Imana yakurobanuye mu Bisiraheli. Nubwo wigayaga Imana yaguhaye agaciro. Nubwo wigayaga Imana yakugize umuyobozi. Nubwo wigayaga, nubwo wavugaga ngo uvuka mu muryango usuzuguritse, Imana yarakurebye irakurobanura. Sawuli we, Sawuli kuki ubabaje Imana? Nubwo wigayaga, nkubwire ngo twese twaje twigaya, nta n'umwe waje asobanutse, twaje twarasobanye. Bamwe iwabo barabamurikiye za Nyabingi, abandi duza twaranywaga inzoga za yose, abandi baza barasambanye barakoze amahano, abandi baza barakuyemo inda, abandi baza bararwanye, abandi baza baraherekenyaga itabi n'ubugoro, abandi baza barararaga mu marimbi, abandi baza hari n'abari abacuraguzi n'abarogaga. Nta muntu waje ameze neza, twese twaje twigaya. Dufite ibyaha bidushinja bitatwemerera guhagarara, dufite imiryango idasobanutse, tuba mu buzima budasobanutse. Yesu aradusobanura. Ni Yesu wadusobanuye, mu muhereza icyubahiro. Ni Yesu watumye ugira ijambo, muhereza icyubahiro. Ni Yesu watumye umenyekana. Icyo cyubahiro ufite kiva kwa Yesu. Shimira Yesu, shimira Yesu, shimira Yesu, shimira Yesu, shimira Yesu. Oh, do reposante rekoteneba. Waje udasobanutse, waje ntacyo uri cyo. Ndashimira Yesu wakuvunjemo umuntu umeze nkawe. Ndashimira Yesu ugutuje aho utuye. Ndashimira Yesu wagwaye ubwo buzima. Ndashimira Yesu watumye batakwica. Ndashimira Yesu wagukuyeho kuba igitambo cy'abarozi. Ndashimira Yesu ukikurinze. Ndashimira Yesu wagwanaguyeho imivumo yabo. Ndashimira Yesu. Nubwo wigayaga, Imana ntago yitaye uko wari uri. Imana ntago yitaye kuri izo ntege, ahubwo yarakurebye ikubonamo umumaro kuri uyu munsi. Ni nayo mpamvu uri hano, niyo mpamvu uri kumvira ijambo. Aya ni amagambo y'abana b'ubwami, abana b'ubugingo. Imana irashaka ngo uhinduke umwana w'Imana, ikurwanira intambara iziri imbere yawe, izuzi n'izo utazi. Imana ifite ubushobozi bwo kuzicecekesha. Shaka ko dusenga.
nubwo wigayaga ariko Imana yarakurobanuye. Nubwo wigayaga Imana yaguhaye ubuzima. Nubwo wigayaga dore uracyahumeka. Nubwo wigayaga Imana yagutungishije. Nubwo ufite intambara, nubwo ufite amadeni, nubwo ufite ibigeragezo, nubwo ukeneye, nubwo udafite amahoro yuzuye, ariko hari ibintu bikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Iki gituma Imana yagayika igasuzugurika ngo ni ukubera ko wicira inzira, wiremera icocero, wigize ukuntu, ubwira abantu ngo uri mu rusengero, ariko ikije cyose ukagurukana nacyo. Ibintu byose abantu bari gutuka Imana, bari gutubura abantu kuri za social media. Nta muntu n'umwe ugifite ibintu bizima, nta muntu muhura ngo akugarukeho. Umuntu murahuraje akavuga ati Imana imundinde. Ubundi abandi mugasanga n'abafite ibibazo, abantu barabihisha n'amatelefone yabo ntibayitaba, kubera yuko bati wampaye ibiryo none nejo ugasaba ibiryo nejo bundi. Hoya, suko bigenda. Bwira Imana ikuremera uburyo. Bwira Imana ko ibyo bintu ubwo buzima urabuhaze. Tujurire. Yavuze ngo abantu bitiriwe izina ryanjye, umva nindamuka nyinze ariko abantu bakabimenya, abitiriwe izina ryanjye bagaca bugufi, bagashaka mu maso yanjye, nzabumva ndi mu ijuru, mbakirize igihugu, bababarire. Haleluya. Mana ashaka kuguha umugisha. Mana ashaka kuguha umugisha. Cyo guhora uteze amaboko no, nawe uhinduka utegwa amaboko. Reka nkubwire, tugiye kwimura ikintu cyose gisharira ku buzima bwawe. Imana yawe ifata ijambo, tangira ujurire, ubwire Imana uti ndabizi narakubabaje, nabaye mubi, nagenze na. Nkubwire, barya abantu mwagendanye bagakora ibintu ntubahugure, burya wari uri gukorera Satani cyane. Igute umuntu avuga ingeso ze z'ibyaha mugatandukana, ntabwo wancika. Urwego wawe uriho rwose, ngira umugisha.